None turi wa kabiri Gicurasi, turahimbaza abatagatifu Atanazi, mutagatifu Zoe, mutagatifu Antonini. Uri kumwe nanjye Dani, iyo ni Lumen TV. Reka tube ku mateka ya mutagatifu Atanazi, umwepiskopi. Atanazi bisobanura utazapfa. Atanazi yavukiye Alexandria mu Misiri. Akiri muto yatangajwe cyane n'ubutwari bw'abakristo bamwe batatinya kugaragaza ukwemera kwabo gutagatifu mu maso y'abarwanyaga kiliziya. Atanazi yavukiye mu muryango ukiza abakristo kandi yari yarahawe inyigisho zikomeye mu byerekeye ityazabwenge, filozofi ndetse no kuvuga indimi. Izo nyigisho yazihera mu mashuri akomeye yo mu mujyi wa Alexandria. Umurimo w'ubusomyi yawumazemo imyaka 6. Niwe wari umwanditsi w'amabaruwa y'umwepiskopi Alexandria yandikiye abandi bepiskopi asobanura impamvu zatumye afungiye amasakramentu umupadiri witwaga Arius wari umuyobe hamwe n'abari bamushyigikiye. Aya masakramentu bayamufungiye muri sinodi yabereye i Alexandria muri 321. Atanazi yaherekeje umwepiskopi Alexandre mu nama nkuru ya kiliziya yabereye ahitwa Nice kuva mu mpera za Gicurasi kugeza kuri 25 Kanama 325. Icyo gihe yari umudiyakoni, akaba ari umunyamabanga w'umwihariko w'umwepiskopi. Iyo nama nayo kandi yaciye Arius inyigisho ze zakana ko Yezu Kristo ari Imana, maze amenya rwose ko Yezu ari Imana kahwanye na se muri kamere y'ubumana. Ubuyobe bwa Arius bugitangira hagati ya 318 na 320, abantu benshi barahungabanye, bamwe bagashyigikira Arius, abandi bakaguma muri kiliziya. Atanazi nawe niyazuyaje guhita yifatanya n'abayobozi ba kiliziya, ndetse agaragara kuri lisiti y'abadiyakoni basinye icyo gihe bamagana ubwo buyobe bwa Arius. Mbere y'uko uwo mwepiskopi Alexandre apfa ku 17 Mata muri 1928, yasize avuze ko Atanazi ari uzamusimbura. Umwepiskopi amaze gupfa, abakristo ba Alexandria bitiriye Atanazi ngo abe umwepiskopi. Iyo diyoseze yayoboye imyaka 50 yose. Atanazi yagize umwepiskopi ku itariki ya 8 Kamena muri 328. Guhera muri 1929 yatangiye gusura diyoseze ye, asura uduce twinshi. Nyuma yaho abayoboke ba Arius wafungiye mu sakramentu barwanya Atanazi bivuye inyuma kandi bari bafite amaboko. Harimo abepiskopi ndetse bashyigikiwe n'umwami w'abami Constantine n'abandi bami bamwe na bamwe bakurikiyeho. Bakajyana n'amashami yayobye avutse kuri Arius. Muri ayo mashami twavugamo abakurikiye uwitwa Sibelius n'uwitwa Metios. Abepiskopi bakaze barwanyaga Atanazi harimo uwitwa Eusebio w'Nicomedia na George wo muri Cappadocia. Abanzi ba Atanazi bamuhimbiraga ibirego bikomeye byo kumuteranya n'umwami, harimo no kubuza ingano zo mu Misiri kwerekeza mu murwa mukuru wa Constantinople. Mu gihe Atanazi yatuzwaga rero, hari abandi bepiskopi nabo batari bashyigikiwe bwa Arius. Abepiskopi kimwe na Atanazi amaherezo bahungiye i Roma kwa Papa Julius wa mbere. Nyuma Papa amaze kugisha inama yerekeye uko aribo bari mu murongo wa Kiliziya Gatolika, icyo gihe abepiskopi bashyigikiye Arius bakoraga batamushyigikiye bakishyiriraho ababo. Papa Julius wa mbere yandikiye abakristo bose abamenyesha ko umwepiskopi wahohotewe muri ubwo buryo azajya ajya kwa Papa kugira ngo abe ari we ukemura ikibazo. Nyuma yo gutotezwa n'abami batandukanye baga bahengamiye ku nyigisho za Arius, Atanazi yahunze igihugu cye inshuro 5 zose. Kuva agiye ku ntebe y'ubwepiskopi, abanzi ba kiliziya ntibahwemye kumurwanya, nawe rero yari ameze nk'igishyitsi badapfa kurimbura. Maze nawe arwanirira ukwemera kwa Kiliziya Gatolika. Abanzi be n'abakiliziya akabakangaranya bikomeye. Yari afite umutima ukomeye, akajya n'ubutagatifu bwagaragaraga benshi, akagira n'inyigisho abarwanya kiliziya batapfaga guhangara. Cyakora n'uwo Arius yaje gupfa nabi, n'abamukurikiye bagenda bazimira buhoro buhoro. Atanazi azwiho mu mateka ya kiliziya nk'umuntu urwaniye ishyaka inyigisho ziboneye za kiliziya, Père de l'Orthodoxie. Akaba kandi yaharaniye kwerekana ko Kristo ari Imana rwose, Champion de la Divinité de Christ. Yapfuye ku itariki ya 2 Gicurasi ahagana muri 323. Arius wagize abami n'abepiskopi bamushyigikiye n'iyemera ko Kristo ari Imana, yigisha ko Kristo yaremwe n'Imana Data kandi akaba adafite ububasha nk'ubw'Imana Data. Atanazi we yigisha ko Kristo ari Imana ikomoka ku Mana, ko yabyawe kataremwe, kasangiye kamere na se. Mbese muri make
Atanazi yigishaga inyigisho tubona mu ndangakwemera ya Kiliziya Gatolika. Mu nyigisho ze yaravugaga ati umuntu ntiyarokoka iyo Kristo ataba Imana ku buryo bwuzuye. Mutagatifu Atanazi udusabire. Dusoje twifuriza abahimbaza Mutagatifu Atanazi Zoe Antonini kugira umunsi mwiza, namwe nshuti z'Imana kandi na Mariya mukomeze kugira umunsi mwiza.